soleil. Et quand je te vois pas, rien ne compte pour moi. Diko ugukunda ndadi ireka kwirirwa ubaza, nubwo uri kure y'amaso si kure y'umutima. Aya magambo nkubwira aba mvuye mu ndiba, ntukangwe no kubona utanyegereye. Ese wari ubizi igiko niriwe nkutekereza cyane, nareba ya shusho yawe, dore umwiza w'urwagasabo, mwiza wanjye ndakurahiye ntawe ukuruta, mwiza nkunda. Ubwo nibwo bwiza bubabire, sibyo? Bitaza gukuraho urujijo ngo nimbaza ubwa mbere mwumve ngo nibwo bwiza. Oya, twe ntabwo tuzi ivangamutungo rusange. Iyo tuvuze ivangamutungo rusange tuba tuvuze iki? Kubikwanditseho yego, ariko nukenera no kugira no kuyihinduza, nushaka no kugurisha indi ukagura indi, byose niyo mpamvu tuzakubaza icyemezo cy'abashingira ngo tukareba icyo mwashingira gusa. Byose nidusanga ari ivangamutungo rusange, icyo gihe bigaragaza ko ibyo bintu mubisangiye. Aho ni kwivangamutungo rusange. Tukagira ivangamutungo w'umuhahano, abantu bavanze umutungo w'umuhahano. Bivuze iki? Bivuze ko umutungo abantu bungutse bamaze gusezerana ari bo bahuriyeho bombi. Ni urugero, niba aka kanya nimutumara kubasezerana, ibyo muraza kunguka hari uwabihisemo ubwo buryo, uwo niwe mutungo w'umuhahano abo bantu bagiye gusangira. Ibyo wari ufite mbere ukabyigumanira, nawe akagumana ibyo yari afite. Ubwo biguma bikwanditseho, nawe bimwanditseho, ndetse ibyo mwungutse mumaje gushakana, mumaje gushyingiranwa, akaba ari byo musangira. Iyo tuvuze ivangamutungo risesuye tuba tuvuze iki? Ivanguramutungo risesuye barivuze ko buri muntu wese agomba gutunga umutungo we, yaba umugore yaba umugabo, buri wese agira umutungo we. Ariko icyo bahurizaho cyose ni ukureba ibibatunga naho kuba. Toni muzaba ntabwo muzaba mu ishyamba, muzaba mu nzu. Iyo nzu izaba ari iyanyu, tuzayikodesha. Nituyikodesha tuzayihuriraho tuyishyure. Niba ari iyacu tuzayigura twembi, cyangwa se tube tuba mu yumwe. Ibyo byose birashoboka. Ibyo bigendana n'ubwumvikane. Ibibatunga ushobora no kujya ibihe avuga ati uyu munsi ni umugore wahashye, ejo hazaha umugabo, ejo bundi gutyo mukagenda musimburana. Bigendana n'ubwumvikane, kuko n'ubundi mujya kwiyemeza gushyingiranwa n'ubwo hari ubwumvikane mwari mufitanye, sibyo? Nicyo turebaho rero. Iryo rero niryo bita ivanguramutungo rusange, buri muntu akomeza gutunga umutungo we. Tugira rero uburyo bundi bwa kane bujyanye n'imicungire y'umutungo ariko ishingiye ku masezerano. Imicungire y'umutungo ishingiye ku masezerano yo biba ryari? Mbere y'uko muza hano y'ubwo musezerano, iminsi 7 imbere mugomba kuba mwatugaragarije ayo masezerano agaragaza uburyo muzacunga uwo mutungo wanyu. Impamvu bishingira ku masezerano, bakugira igihe runaka bikajya birangira, ndetse cyangwa se ukagira igihe runaka hakiyongeramo ibindi. Ibyo byose biterwa n'amasezerano yanyu uko ateye. Ayo masezerano rero tuyabona mbere y'iminsi 7 y'uko umunsi wo gushyingira ugera. Ubu twakabaye twarayabonye nko kuwa 4 w'icyumweru gishize. Mbere yaho kugira ngo dusuzume aya masezerano, iyo tubonye aya masezerano koko akwiriye azafasha kubana neza, icyo gihe turabemerera. Ubu buryo nabwo rero bubaho, buteganywa n'itegeko rigenga abantu n'umuryango nk'uko ryasohotse mu mwaka wa 2024. Impamvu rero zishobora kubaho ziseswa y'imicungire y'umutungo, abantu bashobora kuba barahisemo muri buriya buryo navuze uko ari bune, bagahitamo bumwe
ariko ushobora kugira nabo igihe runaka ukarangira. Hari impamvu zishobora kuba zibitera rero zabitera, harimo ubutane bushobora gutuma bwa buryo abantu bari barahisemo bwo gucunga umutungo muvaho, kuko iyo mwatandukanye ntabwo biba bikiriho. Ushobora nanone guhindura uburyo mwari mwarahisemo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Mwari mwaraje hano wenda n'urugero muhitamo ivangamutungo rusange, ariko nyuma yo kubana mubona ubwo buryo butakomeje kubabera, muhitamo ko mwabuhindura. Ibyo nabyo mubifite mu nshingano, ushobora kubihindura mugahitamo ubundi buryo mubona bubabereye. Ariko hari n'ikindi twese tutagiramo amahitamo, urupfu bw'umwe mu bashyingiranywe rutuma bwa buryo bw'imicungire y'umutungo buseswa. Ibyo nabyo tubisanga muri rya tegeko mu ngingo y'173. Gutambamira rero ishyingira, uburenganzira bwo gutambamira ishyingira bufitwe n'umuntu ubifitemo inyungu. Niyo mpamvu namwe tugiye kubaza hano, aba bageni bacu mubona hano ntawe ufite impamvu zatuma badashyingiranwa ngo azitugaragarize, ntawe uhari. Mu baje babaherekeje n'inshuti, nimutikirize ubwo turamenya ko ahari. Ntawe uhari? Ntawe? Niba hari uhari nawe twamuha umwanya mu ruhame icyo gihe akagaragaza impamvu, ariko kuva adahari twakomeza. Ibyo nabyo biteganywa mu ngingo ya 215 y'itegeko rigenga abantu b'umuryango. Gutambamira rero nabyo ntabwo uvuze ko itambamiye biba birangiye. Gutambamira ishyingirwa birakorwa mu magambo cyangwa mu nyandiko ku mwanditsi w'irangamimerere igihe cyose ishyingirwa ritaraba. Ubu namwe ntiriraba, niyo mpamvu nabibasaga. Abashaka gushyingirwa bashobora kujurira nabo cya cyemezo cya wa muntu watambamiye, akagaragaza impamvu. Icyo gihe n'umwanditsi nawe akazisuzuma akareba ko niba zifite ishingiro ryatambamira rikavanwaho. Ni nk'uko na wa wundi washyizemo itambamira nawe dusanze impamvu ze zifite ishingiro, itambamira rigumaho. Mu gihe abashaka gushyingiranwa batishimiye icyemezo cy'ukuriye umwanditsi w'irangamimerere ku itambamira ry'ishyingirwa cyangwa badahawe igisubizo, batanga ikirego mu rukiko. Ni urugero, iyo twatambamiye abifuza gushyingiranwa nabo bafite uburenganzira bwo kubijuririra, bakabijurira ku mwanditsi w'irangamimerere wisumbuye, ndetse babona naho batanyuzwe n'icyemezo bafite uburenganzira bwo gutanga ikirego mu rukiko kugira ngo bakurisheho ryatambamira. Impamvu rero zo gutambamira ishyingirwa nazo zishobora kuba nyinshi. Hashobora kubura kimwe mu bisabwa byerekeye imihango cyangwa ishingiro ry'ishyingirwa, bya bindi tubasaba, bya byemezo tubasaba. Iyo bibuze, icyo gihe nabwo itambamira rishobora kubaho. Kuba hari umwe mu miziro y'ishyingirwa, icyo gihe nabyo bishobora gutuma habaho itambamira. Ibyo nabyo turabisanga mu ngingo ya 217. Iyo hagaragajwe impamvu zo gutambamira ishyingirwa biteganywa n'itegeko, ishyingirwa rirahagarara, ariko mwumvishe n'uburyo bwo kuba byavaho. Rero ibyo si byo tubifuriza, kandi nizere ko mwaje hano mwarabaje kubisuzuma neza, yaba muri ya mihango igendanye n'umuco, yaba ndetse no mu burere nk'uko twabibonye, ndetse ubu mukaba mwaje no kubihamya imbere y'amategeko. Rero bageni beza, bavandimwe, namwe nshuti mwabaherekeje kuri uyu munsi mwiza w'amateka y'abagiye gusezerana ndetse n'imiryango yabo, icyifuzo cya twese ni uko aba bageni bazabana neza kandi bakabana akaramata, nk'uko bagiye kubyiyemeza mu ndahiro bagiye gukorera imbere y'imbaga iteraniye hano. Kuza gutuza no gukurikira twumva neza iyo ndahiro. Abakameramani, turabizi ko buri wese mutafotoye hari amakupure muba mwaje
tuzamufotora kuko izagezwaho ariyo muzamufotora kugira ngo utaza kubangamira abandi gukurikira uno muhango, kandi turaza gusaba ko mujye mu ruhande rumwe kugira ngo bize kudufasha iki gikorwa kigende neza. Murakoze. Gakwandi Jean Felix Mukanagwera muri Jean. Yewe Nshimiyimana Gadi maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Niyigena Clemence umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Niyigena Clemence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nshimiyimana Gadi umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. kuri iyi sano k'uyu munota amajwi yose atuze ngira icyo mvuga maze mbabwira ukuri mfite ku mutima. Yewe Tuyishimire Fiacre umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Gatenga maze kumva amasezerano ya Nshimiyimana Gadi na Niyigena Clemence bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Akicarira. Byo mu matsinda turaza kubikomeza mu kanya, ariko twahuze ikiganiro. Dufite amashimwe menshi kuri uyu munsi. Umuryango w'umubyeyi Twizeyimana Jean Damascene twagize umugisha kandi umugisha dusangiye n'abashyitsi, kuko ari umunsi mwiza abana bacu bagiye imbere y'amategeko kandi Imana yabigenje neza. Bityo rero duhagaze imbere yanyu dufite n'Umusaza Yesu, dufite hafi y'umuryango, ndetse nanavuga ngo ndi umufamiliye wa hafi, kuko namenye ubwenge mbona ababyeyi ba Damascene bagenda iwacu, natwe tugenda iwabo dusangira akabisi n'agahiye, turi abavandimwe rero. Mbere y'ibindi byose rero reka tubanze dushimire Imana iyo yakoze ibisa gutya, kuba yararinze umuryango aturindira abashyitsi. Imana ikwiye gushima. Mureke duce bugufi rero, hanyuma twinginga Imana. Ubishoboye arahaguruka, utabishoboye arayibahira aho yicaye, byose ni byiza.
Mana y'amahoro turagushimiye umunsi mwiza twategereje, waturemeye ibirori turanezerewe, wabanye natwe duhaguruka uraturinda, turindira abana imbere y'amategeko bigenda neza. Ubundi tugeze hano muri iyi sare aho tugiye gukomereza bino birori. Turagusabye ngo ube mu ruhande rwacu, uyobore gahunda, weze ibyo kurya, weze ibyo kunywa, kandi ibiganiro bibera hano abeho kubiyobora. Turagushimye ko duhaye umugisha kandi abashyitsi bacu ntibagubwe neza. Tubisabye Imana dushima mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, amen. Maze rero reka tugere mu kanya keza ko kwakirana no guhana ikaze, ariko by'umwihariko turakira abageni bacu, babanze bahaguruke hanyuma dukomere Imana amashyi kuko uyu munsi ni uwabo. Mbere y'uko tuza kubaha ikaze, turabanza tubereke umuryango wacu ni mugari, ariko hari bake bawuhagarariye, abandi muzababona kandi muranabazi. Reka tubanza tubereke umuryango, hanyuma tuze kubona tubahereze ikaze. Basabaga rero ababyeyi bashimiye aho bicaye mu byubahiro byabo ko bazamura ibiganza bakabaramutsa. Amashyi kace kace. Ababyeyi bakuri ahubwo tugira n'ubuhisho bwiza duhishira abashyitsi baje batugana kugira ngo bagubwe neza. Bityo rero nasabaga abantu bari muri serivisi kudufasha, kandi abageni nibo bari bubanze, uyu munsi ari uwabo. Abari muri serivisi ubwo bakagombye kuba bageze hano, hanyuma abageni bagafungura n'umuhango, barabanza bafungura umuhango wo kunywa, kandi baraza gufungura n'uwo kurya. Kuko burya ibirori ni ukurya no kunywa, ntimubizi se? Imana ibahereze umugisha rero mu gihe tuyitegereje abadufasha. Turasabwa kuba twihanganye, hanyuma tugakomera bya biganiro byo mu matsinda. Imana nibampere.
mwanya nibwo twari tumaze kubona SMS tubona ko ibintu byahindutse. Rero ubwo urugero twatangiye mukomeze gushyigikire kandi no ku itariki 16 kuko tuzaba duhari tunarenga no tuzaba turi tuzakomeza tuze dufatanye kwishima duserebura iyi ntambwe Imana iduteje. Murakoze. Amashimwe. Uyu munsi kuko ntacyo dufite mu ntoki cyaturengera cyaducunga, dufite kwizera imbaraga zawe n'amaraso yawe n'umusaraba w'abantu. Ibi nibyo dufitemo ibyiringiro. Turagushimye kuri aba babyeyi bo ku ruhande rwa Gati, turagushimye kuri aba babyeyi bo ku ruhande rwa Clemence, turagushimye ko wabaye mu ruhande rwa Buzumwe, buri muryango wabaye mu ruhande rwawo kandi wemeye kuremene Haleluya. Watubereye maso aho tutareba, abana bacu babera amaso aho batareba. Watubereye amaboko aho tudashoboye kurwana, ubabera amaboko aho badashoboye kurwana. Nuhabwe icyubahiro kandi uko wari uri kera Mana n'umunsi ni kuri twebwe dufite kwizera uremene kitandiraje. Turagushima kandi ubabi byigenge ariko twe turaretse Mwuka Wera wawe kugira ngo aturinde kandi atuyobore adufashe muri byose. Bana natwe muri ibi bihe turimo kugeza iteka